Nongeye kubasuhuza nanabiseguraho ku bw'ijwi ritameze neza bijyanye n'ikirere dufite muri bino bihe. Mwe mwese bakunzi ba Rudasumbwa TV, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi turi mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busasamana, akagari ka Nyanza, ndetse ari naho twakwita mu mujyi wa Nyanza. Turi ku nyubako nk'uko turi kubibona yitwa Visitor Center. Iyi nyubako ntabwo turi bwayitindeho, tuzarushaho kugenda tuyisobanukirwa, dusobanukirwe ese ni inyubako ki, ikorerwamo iki, ese ibitse iki. Ariko icyo nabahishurira cyo ni uko ari inyubako ifasha ba mukerarugendo cyangwa se aho ibanze ushobora gukura iby'ibanze mu gihe utembereye i Nyanza cyangwa se wifuza kumenya amateka y'u Rwanda rwo hambere. Nk'uko muri kubibona kuri background, turi kumwe na Rumaga, umwe mu bantu dufite muri iki gihugu bazi ikinyarwanda kandi bakiri bato. Turakubona ababyinnyi, aba babyinnyi n'ab'itorero Indejuru, rikaba ari igice cy'umuryango Akol, ari nawo waduteguriye cyangwa se waduhurije hano uyu munsi muri iki gitaramo tugiye gutaramanamo n'aba bantu. Iki gitaramo kiba buri tariki 26 za buri kwezi nk'uko abayobozi babitubwiye. Ni igitaramo kiba nyuma ya saa sita cyangwa se amasaha ya nimugoroba, kikaba kibanzirizwa na gahunda ya Tembera Nyanza. Tembera Nyanza, dutembera akarere ka Nyanza tukahigira amateka menshi atandukanye, cyane ko tunanyuzwa mu nzira abami baba baraciyemo cyangwa se n'izindi nzira zahariwe abakerarugendo. Murumva ko ni byiza cyane. Ku itariki nk'iyi ngiyi, ku itariki 23 z'ukwezi gutaha kwa 12, twitegura iminsi mikuru ntituzahaburane. Reka ne kubatindira, mbifurize kuza kuryoherwa n'igitaramo, turusheho kwishimira ibiri hano. Ushonje uhishiwe, wowe ugiye kureba iyi video cyangwa se ugiye gukurikirana iki kiganiro tubagejejeho kuva gitangiye kugeza kirangiye. Turaza kuza kubona Rumaga araza kuduha ikaze mu gitaramo, turaza kuza kubona ababyinnyi, turaza kuza kubona abandi basitari bari buze kudutaramira, ndetse yewe nibiza no kudukundira tukaza kubona umwanya cyangwa se tukagira amahirwe yo kuza kuganira n'abayobozi ba Akol, tukabona umuyobozi mukuru wa Akol cyangwa se umwungirije cyangwa n'undi muyobozi, bakaza kuza kubasha kutuganiriza. Turaza kuza kubabaza byinshi, ariko nyamukuru iyi turayita season 1, season 2 mu kwa 12. Nahanjye nawe twibuke gukanda subscribe, share, comment, ndetse nukunda ikiganiro nk'iki ngiki cyangwa se ibiganiro tubagezaho, nyamuneka ntuze kwibagirwa like. Tubibutsa yuko comment zanyu ari ingirakamaro. Mu bitare byavugiza nimanye inkomere inkuba zihenda, inkongoro zibona amagambo yagize ibandabaga, nkoze mu muromo nziza amarongo zitatana zitotomba zitume si umukogota ahubwo ni umutererano. Namaze byinshi ariko igikuru namaze ni ukuba ndi kumwe n'abanyenyanza tugiye gutaramanira ijoro. Imana y'u Rwanda.
mu bacu. Ubupfura ni ipfundo ry'ubumuntu, wataye ubupfura apfumbata ipfunwe, wamukomeyeho ntawumukoba, abakunitse akumburwa buri munsi. Abato batarama ntibatuba iteto, baratumwa ndetse bakanatumika, abo ngabo turabagwije. Burya no mu gutarama agasarara tugasanira, Imana tuba turi kumwe, nyiri ibintu n'abantu, nyiri umuntu rusaga, nyiri isi n'isanzure, nasingizwe ntawe basa. Uwo mwami utwara abami, mwiza mweru uzira umwaga, biganza biga bituze, wadukomeje akanadusetsa, uwatugaruye akanaduhita, uwo turamukeje aragahora aganje. Nidutarame bitinde bishyire kera, dufite intaho, dutarame agati gaturika kandi kamere, kandi dore nta shyingo ku bitugu, turaheza haziri heza, ubumwe bwacu nicyo gishoro. Si umwenge n'umurage, si iby'abakiriya.